twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya gatanu cya Pasika, tariki 5 Gicurasi 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya nyuma itariki byakozwe n'intumwa, umutwe wa 14 umurongo wa 19 kugeza ku 28. Paulo na Barinaba bari i Listiri, haza kwaduka abayahudi baturutse Antiyokiya n'Ikoniyo, bigarura rubanda, batera Paulo amabuye, hanyuma bamukururira hirya y'umujyi bibwira ko yapfuye. Ariko igihe abigishwa bari bamukikije, arahaguruka asubira mu mujyi. Ngo bamare kwamaza inkuru nziza muri uwo mujyi no kuhabona abigishwa benshi, bahera ko basubira i Listiri, Ikoniyo n'Antiyokiya. Bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri buri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya, babaragiza Nyagasani bari bemeye. Hanyuma bambukiranya akarere ka Pisidiya, bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Perije, bamanuka berekeza Ataliya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiyokiya, ari nawo mujyi bari baturutsemo. Ubwo abavandimwe babo babaragiza Imana, babasabira kuzatunganya umurimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya, babatekereza ibyo Imana yari yarakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugurura abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Nuko bamarana iminsi n'abigishwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 145. Uhoraho, abayoboke bawe nibarata ikuzo ry'ingoma yawe. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima, abayoboke bawe bagusingize, bazarata ikuzo ry'ingoma yawe, batangaza ubushobozi bwawe. Bamenyeshe bene muntu ibigwi byawe, n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose, ubutegetsi bwawe buzaramba. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Umunwa wanjye uzavuga ibisingizo by'Uhoraho, n'ikinyamubiri cyose kizarata izina rye ritagatifu, iteka ryose rizira iherezo. Uhoraho, abayoboke bawe nibarata ikuzo ry'ingoma yawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 14 umurongo wa 27 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa bati, mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Sinyabaye nk'uko isi yatanga. Ntimukukwe umutima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yaba mwankundaga, mwakwishimira ko nsanze Data, kuko Data nduta. Dore mbibabwiye igihe cyabyo kitaragera, kugira ngo nibiba muzemere. Sinkivuganye namwe byinshi, kuko umugenga w'isi aje. Nta bushobozi mfiteho, ariko aje agira ngo isi imenye ko nkunda Data, kandi ko nkora uko Data yantegetse. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Nyagasani araguhamagaye, nanjye arampamagaye. Ivanjili turi kuzirikanaho ni Ivanjili kwanditswe na Yohani, umutwe wa 14. Ubwo iza itubwira nyuma y'isangira rya nyuma rya Yesu n'abigishwa be. Hari amagambo akomeye Yesu yavugiye aho ngaho, arimo umurage. Iki cyumweru tuzakomeza tugenda tuyumva yose. Ejo twumvise ijambo bita urukundo. Uyu munsi turaza kumva ijambo bita amahoro. Ingingo remezo rero iza guturanga mu kuzirikana ayo mahoro iraza kugira iti, mbasigiye amahoro. Ubwo tuza gufata intego igira iti, gusigira abandi amahoro. Nujya mu rugo uzahava ubasigiye amahoro. Ntugatahe udasize amahoro aho ugiye. Gusiga amahoro aho ugiye. Gusigira abandi amahoro. Mu gusigira abandi amahoro rero, turabifashwamo n'ingingo 3, n'ubundi ziza kongera kudufasha kwegera Nyagasani, bityo natwe tuvoma amahoro kuri Nyagasani. Ingingo ya mbere n'ubundi iraza kwitwa context nk'uko je twabitangiye. Byari bimeze bite kugira ngo Yesu agere ku mahoro? Niki cyari cyabaye? Ingingo ya kabiri iraza kwitwa igisobanuro cy'amahoro. Ingingo ya gatatu iraza kwitwa itandukanyirizo riri hagati y'umutekano n'amahoro. Reka duhere ku ngingo ya mbere, bityo nawe aho ugiye
akazi ugiyeho, inzira ugiyeho, uze guhasiga amahoro, gusiga amahoro aho ugiye. Icya mbere, kontekisi. Byari byifashe bite? Kontekisi cyangwa impamvu turi kuzirikana kuri ino vanjiri ni Yezu wari uri gusanya n'abigishwa be, isangira rya nyuma n'abigishwa be hari kuwa kane mutagatifu, arahari budupfire, yitegura kudupfira kuwa gatanu. Aho hari hicaye ba Yuda baza kumugambanira, aho hari hicaye ba Petero baza kumwihakana. Yezu ibyo yakoze kuri uwo munsi turabizi byinshi cyane, ariko abigishwa be bari kureba ba Petero, bari kureba ba Yuda n'abandi benshi ko bari batane, bagize ubwoba ati buriya koko Yezu agiye kudusiga, Yezu aradusize. Nuko imitima yabo igira ikibazo, irashavura ati Yezu aradusize. Iri jambo rero amahoro, Yezu aje kugira ngo abereke ko ari utanga amahoro, ko batagomba kugira ubwoba, ko n'ubundi nubwo agiye azakomeza kugumana nabo. Ngiyi kontekisi, ngiyi mudu barimo, ngiyi ambiance barimo, bari mu gihe cy'akababaro, igihe cy'ubwoba, bibaza ukuntu bigiye kurangira, bibaza Yezu uburyo agiye gupfa. Ibi bihe rero bikomeye bigoye, niho Yezu atoboye ati mbasigiye amahoro, mbaha amahoro yanjye, ariko sinyabahe nk'uko isi yatanga. Amen, amen, amen. Akongera ati si nk'uko isi yatanga. Iri jambo rya Yezu rije muri iki gihe, iyi kontekisi turimo abantu ku isi, igihe cy'intambara, abantu bari kurwana, ibihugu biri kurwana, abayobozi b'ibihugu bari kurwana benshi cyane, bari gucurisha intwaro za kirimbuzi n'ibindi byinshi cyane by'ibyicisho byinshi bibuza abandi amahoro. Yezu arifuza kubabwira iri jambo, nubwo Yezu yarivuze icyo gihe ku meza arimo afungura bwa nyuma n'abigishwa be, ni kera, hashize imyaka irenga 2000, turi muri 2026, ariko ijambo rya Yezu ricyagukomanga. Perezida, muyobozi, mutegetsi, aho nawe wasanga utanga amahoro nka kurya abanyaharoma bavugaga ngo civis pacem para bellum, si tu veux la paix prépare la guerre. Ngo niba ushaka amahoro utegura intambara. Intambara za hato na hato, gutongana n'abandi, amacakubiri, kurwana n'abandi, amaraso, intambara. Iri jambo rya Yezu rije gutubwira twese muri iki gihe turimo. Muri icyo gihe Yezu araza aratubwira ati muyobozi wateye amahoro, muyobozi waretse kurwana, waretse kumena amaraso, ko na Yuda yamennye, ba Petero baramugambaniye, abayahudi, abategetsi bakomeye, ba Kayifa, bana bahereza bitambo bakuru, bamenye amaraso y'umwana w'intama. Koko turacyari kumena amaraso y'umwana w'Imana muri iki gihe turimo. Tuzana amahoro. Iyi niyo kontekisi turimo yo kuzana amahoro iwacu. Twumvise no mu isomo rya mbere kontekisi barimo, Pawulo na Barinaba bari ku rugendo. Uzi ko bajya babatera amabuye, bakabatera amabuye bagahungira mu mujyi uyu n'uyu, bageraho bakongera bagahigisha inkuru nziza, ariko amahoro aba make. Ibi rero nibyo Nyagasani yongera gusa gutwibutsa ati nubwo habura amahoro, ariko inkuru nziza yanjye izakomeza kugenda yamamara no muri ibyo bihe bigoye, ibihe by'intambara, ibihe by'imidugararo, ibihe bikomeye. Amahoro ya Kristo n'ubundi azakomeza guhira aho hantu. Natwe rero Yezu nitwahamagara ati amahoro yanjye, amahoro sinyabaye nk'uko isi yatanga, na amahoro ya Kristo, amahoro y'Imana. Ngiye mudu natwe tugomba kujyamo. Ese wowe iyo wicaye iwawe ushaka ko umunyamahoro gatanga amahoro atari nk'uko isi yatanga? Dutange amahoro atari nk'uko isi yatanga, ahubwo ni amahoro yande, amahoro ya Kristo. Ngira ijambo ry'umukiro, ijambo ry'amahoro rije mu gihe kigoye, mu bihe by'intambara, mu bihe by'ubwoba. Nimuhumure, nimugire amahoro. Ingingo ya kabiri iritwa igisobanuro cy'amahoro. Ijambo amahoro rituruka ku nshinga bita guhora. Guhora twabigeranya n'amazi y'amarike ari gututumba, ku buryo ayo mazi ajya gucumba ubugari uramutse yashyizeho ikiganza cyawe. Ndakubwiza ukuri, ntabwo naba nkiri aho ngaho, wahita ushirira. Kubera iki? Ya mazi arashyushye cyane, ushobora kujya guhita ukarambikaho ikiganza cyawe kigahita cyuma, kigahita gishirira. Kubera iki? Ayo mazi nta mutekano urimo, ayo mazi arimo intambara, ayo mazi aramena amaraso. Nyine urabyumva ko amena amaraso. Rero ijambo bita amahoro ni ijambo riremereye, ni ijambo ry'Imana. Amahoro dukunze gusuzanya tuti shalom, amahoro, gira amahoro. Hari n'andi mazina azana amahoro, aba pax, ni n'ijambo ry'ikilatini pax, pacis, niho hanaturuka Pacis TV. Murabyumva nyine ni televiziyo nyine y'amahoro, namwe murabyumva. Nta ntambara zakagombye kubaho, ni televiziyo itangaza amahoro.
ni nayo magambo yacu ya buri munsi ati amahoro buri munsi, cyangwa humura buri munsi, guhumuriza abandi buri munsi, kudatera abandi ubwoba buri munsi. Amahoro, Patches TV n'abandi bose bitwa abamahoro nabo turabasuhuje. Hanindi jambo rivaho ryitwa pacifique, être pacifique, ku umuntu w'amahoro, abanyamahoro ba pacifique nabo turabasuhuje. Mukomere cyane, murakomeze mu abantu b'abanyamahoro, aho muri harangwa amahoro mutera amahoro. Rero ntitugakore nk'ayo mazi y'amarike wakubitamo ikiganza ugahita uraba ugahita upfa, ahubwo tube na twa pacifique ku buryo umuntu nagusuhuza agira amahoro, numubwira agira amahoro, nagukoraho agira amahoro. Ntitukamere nk'ibinyogote bigenda birasa imyambi n'imigera, wamukoraho agahita kujomba, wamukoraho agahita kubwira ikijambo kinuka, wamukoraho agahita aguhotora. Abo ngabo turabasuhuje nabo. Nyagasani ari kwifuza kubasuhuza ababwira ati mbasigiye amahoro, mbaha amahoro yanjye. Umuntu w'umunyamahoro hagiye ahashyira amahoro. Nanjye mutagatifu Francis Kwasize yaharaniye umugabuzi w'amahoro. Nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe. Amen, amen, amen. Niki gisobanuro cy'amahoro? Nuko nawe waba unyamahoro ahantu hose uri, uri umunyamahoro. Ingingo ya gatatu, itandukanyirizo riri hagati y'umutekano n'amahoro. Duhere ku mutekano. Umuntu ashobora gutunga ibintu bya mirenge ariko nta mahoro afite. Ushobora kuba ufite imbwa zikurinda, babagabo bo mu mujyi barindwa n'imbwa nyine kurire nawe, umuntu w'umugabo akarindwa n'imbwa, ariko nyine nta mahoro ufite, ati imbwa iraza kunduma we. Ushobora kuba urinzwe n'imbunda, urinzwe n'intwaro, urinzwe n'ingabo zikomeye, ariko ukabura amahoro. Kuko amahoro ni ijambo nyine ry'Imana. Amahoro ni Yezu Kristo ubwe. Ni umuntu witanga kugira ngo abandi barye, kugira ngo abandi badasonza, abandi baryame neza, wowe kugira ikibahungabanya ati nimugire amahoro, ntimugire ubwoba. Ni wa muntu witanga kugira ngo abandi boye guhungabana. Uwo niwe bita amahoro. Ayo niyo mahoro. Nawe undi umutekano ushobora kugira umutekano w'igifu, ukagira ibiryo, ukiga amashuri menshi, ariko ukabuza ikintu kimwe, ukaba udatuje, ukabuza ibyishimo. Muri make ibyishimo n'amahoro, umutuzo, urukundo, ana amagambo y'Imana yerekana ko Imana ihari. Mushobora kuba mufite umutekano murinzwe, byose mubifite, ariko mubuze Imana. Ngaha rero aho tugana amahoro ni uko uri kumwe n'Imana. Kandi buryo ufite amahoro afite n'uwo yamuhaye. Nta buryo ushobora kubona amahoro atari Yezu wayaguhaye. Yezu rero nta na rimwe azakubwira ati jya gushotora abandi, genda ujya kurwana n'abandi, genda wica abandi, genda urwanya abandi. Uwo ni umutekano uri kwishakira, kwa kwishakira umutekano w'igifu, umutekano w'inda yawe, ariko imbere y'Imana nta mahoro ufite. Imbere y'Imana umutima ntutuje, umutima uri gutera. Ushobora kuba utakiri no gutera kubera ko wazikamye mu byaha, wazikamye mu ntambara, wazikamye mu mirwano, none umutima nama ntukiwumva. Nyamara umutima nama uragukoma ngo uti uri kubuza abandi amahoro, uragukoma ngo uti nyamara hari intambara uri gutegura zitari nziza, hari abantu uri kwica, hari abantu uri kuroga, hari abantu uri guhemukira. Umutima ukagenda ugukomanga. Gusa umbabarire niba utakiwumva, hari n'abantu batakikumva inkomanga, nyine babuze amahoro. Tubasabira abo bose amahoro. Nyine uzumva umutima uratuje, ukere kwakira Nyagasani ati mbasigiye amahoro, mbaha amahoro yanjye. Sinyaba nk'uko isi yatanga amahoro, umutekano. Ese iwawe uhafite umutekano cyangwa uhafite amahoro? Umutekano nyine uzaba ufite ibyo ufite byose iwawe, ariko ubuze iki? Ubuze Imana. None se ubwo urajya he niba ubuze Imana? Urakora iki niba nta Mana ufite? Muntu utagisenga, muntu utakigera Imana, aho ngaho ejo n'ejo bundi uzaba agashoza ntambara. Wibagirwa ko ugomba kuba umugazi w'amahoro nka Francis Kwasize. Nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe. Ahari urwango mbashyire urukundo, ahari nambashyire neza, n'ibindi byinshi cyane ugenda urondora. Instrumentum Patches, instrument de la paix. Nyagasani ungira umugabuzi w'amahoro yawe. Fata agatambaro kawe, iyi nkuru tujye kuvuga hari igihe waza gukenera kurira. Ufata agatambaro kawe, ufata akamushwari kawe, uko ari byiza kumva ugafatwa n'ikiniga, uze kwihanagura, ubundi ubuzima bukomeze, ukomeze ugira amahoro ya Nyagasani. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe ngo bari bakize cyane, umugabo n'umugore bakize cyane, yewe no kugenda rwose ukabona ko bakize pe, batunze ibintu byinshi, baryama mu nzu nziza, bafite amafaranga menshi, yewe banasenga,
ari abantu b'Imana basenga, ngo ariko ngo hakaba harimo akabazo gakomeye muri uru rugo rwabo, urwikekwe. Umugabo agahoza umugore ku nkeke, aturanci inyuma ko amuca inyuma, agahora ashakisha igihe azamufatira, ariko agakibura. Nuko umunsi umwe umugabo aza kujya ku rugendo. Ageze ku rugendo, n'abaturanyi nabo nyine yasigaga bari kumunekera, ati mujye mundebera buriya mugore nzamufatisha ubundi mpite mwirukana ajya iwabo. Umunsi umwe umugabo atari mu rugo, b'abaturanyi baza guperereza, bakomeza bagenda baneka bacunga. Nuko baza kubona ngo umusore winjiye muri rwa rugo, bakabona ari kugenda atambuka ameze nkaho nawe ari kuneka. B'abaturanyi baritaye mu gutwi, baramubonye. Uko bakagumye muri ya nzu bifungiranye iyo ruguru, uko bakagumye bifungiranye, nuko abaturanyi bahamagara wa mugabo ati noneho wa musore yongeye kugaruka, ngo uyu yaje kandi amara igihe kirekire n'umugore wawe mu nzu mu cyumba, bariyo. Nuko umugabo ngo aragenda ajya ku isoko, ngaho fora icyo yagiye kugura, ngo aragenda agura umuhoro ucyaye ushyushye, aravuga ati noneho ngiye kubahuranya, asiga abaturanyi baze kujugunya intumbi. Wa mugabo arajya ku isoko koko agura wa muhoro ushyushye, aragenda arawutyaza. Ubwo ategeka abaturanyi kugota iyo nzu, hato uwo musore aza kumuvogera urugo ataza kubacika. Wa mugabo agera mu rugo, ahita abagwa gitumo neza, abagwa gitumo en flagrant délit. Nuko abangoye wa muhoro agiye kubakubita. Agiye kureba asanga akubise, bishoboke ko yakubise nk'igipapuro cyari cyanditseho ngo joyeux anniversaire. Ngo baratangira muri ako kanya bamuririmbira joyeux anniversaire, dore ko ngo wari umunsi we mukuru, bari kumutegurira, ngo yaragize isabukuru, bishoboke ko ari imyaka amaze avutse, ngo yaragize isabukuru uwo munsi, bategereje ko baza kumukora ka surprise gashyushye. Nuko baratangira baramuririmba joyeux anniversaire, ngo yari bofre we, muramu we, ngo wari waje gufasha mushiki we kugira ngo, kuko yari umunyabugeni umenyereye gutegura neza gato y'umunsi mukuru, niwe wari gutunganya iyo gato muri iyo minsi yose, atunganyiriza muramu we iyo kado nziza. Nuko wa mugabo uko yakabanguye wa muhoro, yewe na n'ubu bishoje ko wa muhoro ukiri hejuru, ari kwibaza uburyo arakomeza aririmbe joyeux anniversaire, nawe arakomeza aririmba amahoro meza muri uwo munsi, cyangwa arakomeza aririmba uwo muhoro, arakomeza gumisha uwo muhoro hejuru, cyangwa arakomeza nawe aririmba amahoro meza nyine nk'umuntu bategura umunsi mukuru. Umugore na musaza we ariwe bofre w'uyu mugabo baje kumutegurira. Nduze guhita umbaza ibyakurikiyeho, niba uyu mugabo uyu muhoro azawushyira hasi, niba uyu muhoro azawujugunya, azabeshya iki kubyerekeye n'uyu muhoro yarazanye aje gutema uyu mugore ndetse n'uyu muramu we. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko natwe abenshi imihoro yacu ikiri hejuru, nawe watinyuka ukabwira mugenzi wawe uti nkuzaniye umuhoro, cyangwa umubwira uti nkuzaniye amahoro. Ngira ijambo rya Yesu riracyari gukora no muri no minsi. Mu gipfunsi cyawe harimo iki? Iyo uje ku rugo rw'abandi uzana iki? Iyo uje mu rugo rwawe uzana iki? Iyo uvuye gutembera uzana iki? Iyo ugeze mu rugo rwawe uzana iki mu rugo rwawe? Koko umuntu wazana umuhoro mu rugo rwe, nugera mu rw'abandi bizagenda bite? Bizaba ari bicika. Reka tugane ku musozo. Nanjye ko ntabwo nganye ku musozo w'amahoro, kuko amahoro tudashobora kuyasoza ko atari ayacu, ni amahoro ya Kristo. Ariko ongera uze gutekereza nawe ibihe turimo by'intambara, uko waba umugabuzi w'amahoro. Icya mbere tuza kuzirikanaho ni wa mutekano nyine utandukanye n'amahoro. Ni ukuri pe, ushobora kurara mu nzu nziza y'etaje, inzu iryoshye, inzu imeze neza, ukarara ku buriri bwiza, igitanda cyiza, matera nziza, ariko ukabura ibitotsi, kuko ibitotsi nyine ni ikimenyetso cy'amahoro. Ikindi, ushobora kurya neza, umva ukarya inyama nyine nicyo bavuga ngo kurya neza, ukarya amafi, ukarya ifiriti n'ibindi bwoko bw'ibiryo bwinshi cyane buryoshye, ariko hajya kubona ukabura apeti. Apeti ni ikimenyetso cy'amahoro wa mubyeyi we. Ushobora kwambara neza ariko ntuberwe, kuko kuberwa nabyo ni ikimenyetso cy'amahoro. Ushobora kwishimisha mu ngeso nyinshi cyane, ukabona abagore beza, ukabona abakobwa beza, ukabona abagabo beza, ariko bikazarangira utabonye ibyishimo, kuko ibyishimo ni ikimenyetso cy'amahoro. Iyo wishimye ni ikimenyetso cy'amahoro wa mubyeyi we. Ibyo byose biri kugutera ubwoba umutima wawe, bituma utacyumva ijwi ry'Imana. Izo ngeso mbi,
ibyo nibyo biri gukubuza amahoro. Nta byishimo wagira nyine, uzabaho utaryohewe, uzabaho ubishye, hanyuma warangiza kubiha ntibigarukire aho ngaho, ahubwo ukabihiriza n'abandi. Kubihiriza abandi kubera iki? None se waba udafite amahoro nyine wowe ugatanga ayahe? Ufite amahoro afite n'uwayamuhaye, ninde uguha amahoro wowe? Abategetsi bacu baduha amahoro, abayobozi bacu bakaduha amahoro, abapatro, abayobozi bacu n'abandi bose badukoresha. Ariko atashyo ugishyiraho utubazo nka 15 n'igice, kuko aya mahoro ari yandi yo kugufata ku maso, ariko ejo n'ejo bundi bazaguha umuhoro. Kandi byaba ibi bintu umubyeyi mwe, ibintu ushobora kuba no kwitonda. Icya kabiri kiza kugufasha nawe kuba umugazi w'amahoro no munsi, ngo ni ijambo umwana yabwiye papa we. Ngo papa we ngo bishoje ko yari igihubutsi ndetse n'umuntu uzana umunabi mu rugo. Ngo umwana ngo aramubwira ati papa, ngo papa we yari yaje nyine mu rugo, papa ku ishuri batwigishije ko umuntu wese uzajya ugera mu rugo azajya abanza kubasuhuza, ngo utazajya usuhuza abo mu rugo ngo ababwire amahoro, abasuhuze kandi abasuhuze neza, uwo batasuhuje ajya mwirukana ahere hanze. None rero papa waje mu rugo ntiwigeze udusuhuza, wahise ujya kwiryamira, sohoka vuba uve mu rugo rwacu, sohoka vuba uze kugaruka natwe turi kudusuhuza, twagutwaye iki? Bishoboke ko papa we nyine yahise asohoka nyine akozwe n'ikimwaro n'isoni, kwinjira mu nzu udasuhuje, kwinjira mu nzu ukavuga nabi, kwinjira mu nzu ukinjiramo ikinyabupfura gike. Ngiki kinyabupfura abana badutoza gusuhuza igihe cyose tugiye guhura n'abandi, kubaha amahoro, kubasigira amahoro. Na nicyo kintu cya gatatu tujya gusorezaho, gusigira abandi amahoro. Urazi ko iyo uhuye n'umuntu ukamusuhuza uba umuhaye amahoro. Tuzirikane babikira Mariya uburyo bagiye kwa Elizabeth ngo bakabasuhuza bati shalom, shalom. Shalom ni ijambo ry'Igiheburayi rivuga ngo la paix, amahoro. Ubwabyo ni ijambo rinini cyane. Tekereza bikira Mariya karibwira Elizabeth, nuko ibyishimo bigatsendera muri rwa rugo. Shalom. Twese rero twige kuvuga ka shalom, twige kubwira abandi amahoro. Na niyo ntero yacu hakuri buri munsi ati mugira amahoro, humura, umenyere guhumuriza abandi, winde guhungeta abandi, winde gukangaranya abandi. Bityo tugire utugambo tugufi two gusuhuza abandi. Waramutse, wiriwe, amahoro, komera, humura, Imana ikurinde, n'utundi tugambo twiza tuzanira abandi ibyishimo n'amahoro. Bityo ntukajye mu rugo ngo hasige basandaje, ntukajye mu rugo rw'abandi ngo basigire imbaraga sama ziza kubasandaza, ahubwo ujye ubasigira amahoro, ubasigira ijambo ryiza, dore ko ijambo ryiza ari murumuna w'Imana, ijambo ry'amahoro. Murakoze, musigare neza. Aya magambo meza azana Imana iwacu ntukayatangweho nawe, ujye wahoza mu kanwa kawe, bityo aho ugiye, aho uri, habe hari amahoro. Turifuriza abayobozi bacu, abategetsi bacu, abayobozi bacu bakomeye, yaba bahagaraga kuri radio, bagaga kuri televiziyo Patches TV n'andi mateleviziyo yose n'abakayindwa Patches TV, ati nimugire amahoro baturage mwese bo muri aka karere, nimugire amahoro abatuye ku isi. Dufite ibibazo byinshi cyane, ubukene buri kuza ku isi, ibibazo biri kuza ku isi, kandi ariko turi kubyiteza bishingiye kunda. Yaba abayobozi bacu bashyiraga akaboko hejuru ati amahoro, ntangaje amahoro. Dusabire natwe abo sabuza abandi amahoro, dusabire natwe ubwacu tubuze abandi amahoro, nuko tuze kurambura ikiganza duti amahoro, amahoro kuri iyi nzu, amahoro kuri iki gihugu, amahoro kuri abaturage, amahoro kuri aba bantu bose bashaka Imana, ab'umutima mwiza. Mwese abashakashaka Imana, nimugire amahoro. Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.